nongeye kuguha ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kubwira icyatumye Green P yigira Dubai ndetse n'impamvu ataje gushyingura se na Jay Polly. Muri aya makuru kandi ndaza kubwira ko Zari yavuze ku nzozi yakuranye zo gushakana n'umuherwe uzajya umwambika zahabu uzonyine, ndetse n'inyuma yuko abarimo Mico the Best na Bwiza nawe yamaze gutandukana na Kika Music. Ukaba uraza kumenya rero impamvu, ndetse ku musozi w'aya makuru ndaza kubwira uduhigo dutandatu Burna Boy amaze kwesa muri Grammy Award. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri Green P. Rukundo Elia rero benshi muzi muri hip hop nyarwanda nka Green P yatangaje ko yafashe umwanzuro wo kujya Dubai nyuma yo gusanga ubuzima yarabayemo n'ibikundi yagenderagamo ntacyo byari kuzamugezaho, ahitamo rero kubishyira ku ruhande ajya gushaka ubuzima ahandi. Green P rero wamenyekanye cyane mu itsinda rya Tough Gang avuga ko ubuzima yabanje kunyuramo akigera i Dubai mu myaka 3 ishize butari bworoshye, dore ko hari bamwe bamubonaga mu kazi runaka bagashaka kumufotora. Uyu muraperi rero yatangarije itangazamakuru ko yagiye i Dubai hari indi page ashaka kubaka mu buzima bwe bitandukanye rero n'ubwo yarabayemo i Kigali bushamikiye ku bikundi. Avuga ko bitari kugira icyo bimugezaho, ati ngewe rero nagiye Dubai hari ibintu nshaka kubaka mu buzima bwanjye muri Kigali, gukora umuziki byonyine ntabwo byari byoroshye cyane ko we yashoboraga nyine n'imibereho yaho ariko bimugoye. Noneho rero muri iki gihe birakomeye cyane, nagombaga gukora indi mirimo kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze ngire icyo mbona cyamfasha nyine cyafasha n'umuryango wanjye. Green P rero avuga ko yagiye ameze nk'uhunze ibikundi byatumaga yisanga mu nzira zitari nziza, yahisemo kubitera umugongo rero ashaka izindi nzira zatuma yitekerezaho akamenya icyerekezo cy'ubuzima. Ati kuri njyewe rero muri Kigali ntabwo ubuzima bwari bumeze neza bitewe n'ibihe runaka cyangwa uko twakuze. Buriya hari imyaka ugeramo ukabona ibintu by'ibikundi nta nyungu ibirimo ugahitamo kugenda inzira zawe. Ibintu rero by'ibikundi hari ukuntu bituma ujya mu nzira zitari zo. Ati rero guhunga ibyo bintu ni byiza ngo ujya kure y'aba bantu ukabanza wowe ukitekerezaho ukamenya uwo uri we n'icyo ushaka, biragufasha kuko kugira ngo ube watera imbere bisaba nyine kwikura muri ibyo bikundi. Hari icyatumye rero ataza gushyingura se na Jay Polly. Green P rero avuga ko urupfu rwa se na Jay Polly babonye mu itsinda rya Tough Gangs biri mu bintu byamuhungabanyije, gusa ntiyagize amahirwe yo kuza gushyingura bitewe n'imirimo yari afite atari gusiga uko yiboneye kandi ariyo yagiye gushaka. Ati ngewe rero ntabwo nkunda kugaragaza agahinda cyangwa se kurira ndi mu bantu, ngira amarangamutima hafi cyane. Ibya Jay Polly rero narabikurikiranaga kuri telefone, gusa akazi nari ndimo ntabwo kari guhita kandi kura ngo mfate indege nze kimwe no ku mubyeyi wanjye ntabwo byanshobokeye. Ati iyo nza kuhava rero nari kubura ibintu byose, nari kubura umuvandimwe cyangwa se data nkabura n'akazi. Ati rero nagombaga gufunga umwuka. Ikintu cya mbere rero yakoze akigera i Kigali uyu Green P avuga ko yari akumbuye u Rwanda n'ikirere cyaho n'abavandimwe be, gusa ngo ikintu cya mbere yakoze akigera i Kigali kwari kubanza gusura imva ya Jay Polly. Uyu muhanzi rero wageze i Kigali mu gitondo cyo ku ya 20 Ukuboza 2023 yagiye ku mva ya Jay Polly ari wenyine agenda atabwiye n'abantu bari baje kumwakira ku kibuga cy'indege. Ati nageze i Kigali ari mu gitondo ngera i Kanombe n'abantu bari baje kundeba ntabwo twakomezanyije byarabatunguye. Ati nabanje kwibeta njye ahantu mu kabari mbanza kubitekerezaho, nahise mfata moto rero ntategereje imodoka ngenda njyenyine kumva ya Jay Polly mpamara umwanya. Byari ibintu rero bibabaje kuri njyewe kuko nicyo kintu cya mbere nagombaga gukora. Green P rero avuga ko ku mishinga nyine ya Tough Gang iri hafi gusohoka
hari umutahe we yamaze gutanga ndetse nawe ubwo hariye ku giti cye iri gukorwa na Davidenko. Mbere y'uko rero asubira Dubai, uyu muraperi ari mu myiteguro yo gushyira hanze episode cyangwa se alubumu ye ya mbere muri Werurwe, izaba iriho indirimbo yakoranye na bamwe mu baraperi babanye muri Etafu Genge, abashya ndetse n'umuvandimwe we The Beni. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Zari Hasani, aho yavuze ku nzozi yakuranye zo gushakana n'umuherwe uzajya umwambika zahabu. Zari Hasani rero yatangaje ko mu buto bwe yumvaga azashaka umugabo w'umukire akajya yambara imyambaro ya zahabu, abayeho nyine mu buzima buhenze. Mu kiganiro rero yagiranye na BBC Swahili, Zari yakomeje avuga ko yagiye akura, yaje gusanga ko ubuzima yifuza atazabuhabwa n'undi, ahubwo akagomba kubyikorera. Mu magambo ye rero yagize ati, natekerezaga ko nzashakana n'umugabo w'umuherwe akajya yambara zahabu, ariko naravuze nti ntabwo byoroshye. Ati naje gusanga rero ariko bigoye, ndibwira nti senturuka mu miryango ukize, ariko ni inshingano zanjye. Uyu mugore rero w'abana 5 yagarutse ku buryo yahoraga yiyibutsa icyo ashaka kugeraho. Ati ndavuga nkeneye ubuzima bwiza, uko nabivuga nibyo byanteye imbaraga zo guhanganira kubigeraho. Zari rero kuri ubu abana na Shakib Cham baheruka gusezerana. Urukundo rw'aba bombi rero rwagarutsweho bitari gake kubera ikinyuranyo cy'imyaka iri hagati yabo, nyamara Zari we yagiye yumvikana kenshi asobanura ko ubuzima bw'urukundo budashingira ku myaka, anagaruka rero ku kuba nta byacitse yihari kuko Shakib afite imyaka irenga 30. Reka nanone amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko nyuma y'abarimo Mico the Best, Bwiza nawe nyine yamaze gutandukana na Kika Music. Nyuma y'igihe rero abarizwa mu nzu ya Kika Music ireberera inyungu z'abahanzi, Bwiza yabisikanye na Neo Bosco uheruka gusinyishwa n'iyi nzu. Amakuru agezweho rero aravuga ko umuhanzikazi Bwiza ubu atakibarizwa muri Kika Music, yari maze igihe ariyo imureberera inyungu. Ni amakuru rero kandi yatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Kika Music, Dr. Kintu Mohamed, wemeje aya makuru akanavuga ko byatewe n'ubwumvikane buke hagati ye n'uwitwa Uhije Imfura Jean Claude wari usanzwe areberera inshingano za Bwiza muri Kika Music. Icyo kora amakuru akomeza avuga ko Bwiza yaba yahise abona ahandi hantu hashya bagiye kujya bamureberera inyungu. Bwiza rero avuye muri Kika Music akurikira abandi bahanzi bahahoze bakaza gutandukana nayo, barimo Danny Vumbi na Mico the Best. Nubwo rero ariko Kika Music yamaze gutandukana na Bwiza, iheruka gusinyisha umuhanzi mushya Neo Bosco unaheruka gushyira hanze alubumu ye nshya yise New Chapter. Reka amakuru yacu tuyasoreze ku duhigo 6 Burna Boy yamaze kwesa muri Grammy Awards. Uyu Damini Oguru amazina nyakuri akaba yaramenyekanye nyine nka Burna Boy, icyamamare mu njyana ya Afrobeats muri Nigeria, akomeje kwesa imihigo by'umwihariko mu bihembo biba bihanzwe amaso n'abanyamuziki bisi bose bya Grammy Awards. Kuri wa 22 Mutarama 2024 nibwo byatangajwe ko ari mu bahanzi nyine bazaririmba mu birori by'uyu mwaka bategerejwe nyine ku wa 4 Gashyantare 2024 i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyamugize rero umuhanzi wo muri Afrika ubikoze ku nshuro ya mbere. Ku bwabyo rero hari uduhigo 6 Burna Boy amaze kwesa muri Grammy Awards, aho ku mwanya wa mbere hari ko Burna Boy ari we muhanzi wa mbere muri Nigeria wegukanye Grammy Awards, asanzwe akorera umuziki imbere mu gihugu, aho muri 2021 aribwo yegukanye igihembo cya Best Global Album kuri alubumu ye ya 5 yise Twice as Tall. Ku mwanya wa 2 rero hari uko Burna Boy ari we muhanzi wo muri Nigeria watoranyijwe inshuro nyinshi mu mwaka umwe, aho muri mwaka yatoranijwe inshuro 4 zirimo Best Global Song Performance n'indirimbo ye Alone. Harimo kandi Best African Song Performance mu ndirimbo City Boy, harimo na Best Global Album na album ye yise I Told Them, ndetse no mu cyiciro cya Best Melodic Rap Performance mu ndirimbo Sitting on the Top of the World
yafatanyije na 21 Savage kwa gahigo kwa gatatu rero niwe muhanzi umaze gutoranwa inshuro nyinshi muri Nigeria, aho kuri ubu yujuje inshuro 10. Gahigo ka kane rero niwe muhanzi wo muri Nigeria atoranyijwe mu cyiciro mpuzamahanga muri Grammy Awards, aho rero yisanze mu cyiciro cya Best Melodic Rap Performance kubera indirimbo Sitting on the Top of World yafatanyije na 21 Savage. Gahigo ka gatanu rero niwe muhanzi watoranijwe inshuro 5 zikurikiranya muri ibi bihembo wo muri Nigeria, aho yatoranijwe nyine inshuro 5 zose guhera mu 2019. Agahigo ka gatandatu rero nuko Burna Boy ariwe munyafurika rukumbi ugiye kuzaririmba mu birori bya Grammy Awards bitegerejwe kuri iriya tariki ya 4 Gashyantare 2024. Reka rero nkubwire ngo wabanye natwe mu makuru yacu uyu munsi. Amakuru yacu nakagaruka aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buri munsi.